ahubwo mani hagati aho ngaho tutarajya kure. Ibi dukora amategeko ntago abyemera, ariko ndabizi neza ko niwitonda ukitwara neza akazi kazagenda neza. Muzeana cyatu mucangemo akantu ma ayo amaze kugenda mani naho ubundi ni wari warahombye akazi na mbere hose. Umva nahombye akazi rwose wowe nta makuru ufite. Umva ibi bintu wari amafaranga yawe barayakorera bro. Bya rero amafaranga umuntu arayakorera yabyumva tesesha ntabwo ushaka kubyumva mani we reka nk'urugero rwawe rwose ke bintu tubifitemo uburanga akucunga umugongo wawe bro. nzagura akantu cunga umugongo wawe uzagura akantu utuntu wowe apa munsabe icyo mushaka. ahubwo mani hagati aho ngaho tutarajya kure urabona kano kazi dukora amategeko ntakemera ariyo mpamvu nyine bisaba kwitwararika ariko atasingutera ubwoba. Hano hari umupaka tugiye kwambuka tuva muri iki gihugu tujya mu kindi atansi hari umusirikare oya ntugire hose kuba ako mani nyine wowe ntugire ikibazo muhondo urabizi imihanda twayinjiye imbere yawe ibyo ni ibintu bisanzwe turamuzi si inshuti yacu yego ariko turazanye nta n'iribirye muhanganye undi nko kubuta mubwira nkawe aza kwambuka neza uramba napowe kuko mbambona ndabona wowe ugomba guhuguka mu mutwe nyine ukamenya ubwenge. Ibi dukora amategeko ntago abyemera, ariko ndabizi neza ko niwitonda ukitwara neza akazi kazagenda neza. Amafaranga uzayabona mwana mwana wone weka mpere nimwe bagabo uri waratinze mwana wari waratinze. Umva mwebwe nimugire ikibazo umva yewe nditeguye tuzakorana kabisa. Ahubwo tugende mwana wandi mbona kubwira imihanda twayinjiye nimwe bagabo kabisa. Zarwa utaravuka wowe tubyanyusha. ni byiza kandi Muzeana afande wewe niriwe nyine nterwa se bari kondera urabaye mukajya ese afande uyu munsi ko wagigira ahubwo se afande ko umunsi wakoze wenyine habari ese birakureba Imanyinjira mu kazi kaje ariko afande wawe ntabwo ari ibyo soko ntabwo dusanzwe tubanyura ngo muri benshi se kandira ingoma zahinduye afande nyine numva niba zahindutse ako nacyo zo namamvu yo kubigira intambara niba tumenyeranye afande umunsi ndo nagigiye imihanda yabaye isazi mwana mwese nushona bitira bigenza bito hani sinakuvuye ngo tuzi uyu ni umuntu wacu ba ushaka ko mama wayiza yuko ngomba gukora akazi bisanzwe tumenye ko mama muri abantu benshi uyu munsi ho nasanze uru sawa muza ese mani simwari mu nkambwiye ko ari ibintu byoroshye ese bigenze bite anyereye ariko nakundi ese ariko ntaribi ntugire wasi
cyatumucangemo akantu mwana. Oya bro wibiremereza mwana. Ntago ariko bisanzwe imihanda turahize. Mbizere mwana. Ntutatuzera urakora iki? Kidasanzwe mwana. Kuruma muri kujujura. Afande, turimo turaganira bisanzwe. Mwaje kuganira imbere yanyu. Oya afande, twatambukaga. Uzi ko icyari cyagiye. Si ubwo ni ngombwa kweri ngo bijyemo n'amategeko umuhano twaje dusanzwe twitambukira kwe. Aya ntabwo yaturaburiza. Muraza kubyemera neza. Iyi mizigo yayo mwa mutakiki. Afande, urabizi ibintu twabiranguye. Amafaranga menshi ntago waduye muke. Ntabwo bigiye. Ntabwo muzana. Musikana dukura amarariro y'abana ariko. Ntabwo ndi guterana amagambo nawe. Muzana ariko amafaranga. Seneze koko. Afande waretse kugigira. Ubu nkwiye ku mugati ko. Imubwire mwana. Ubanza utazi ko ibyo gukora ariko bitemewe n'amategeko. Kwambutsa ibintu mu buryo bwa fraud. Afande bigiye. Dusanzwe dutambuka. Nese umunsi ngo fraud yabaye fraud. Nabigize intambara n'ibindi bisanzwe. Uwo mugiye guhitamo ari ugusigana no mukajya kubafunga. Cyangwa gusiga ibyo muvuye kurangura. Wekamo kagenda. Ntasiga ibintu byanjye. Nese basa afande duce bugufi nibura. Aho ni umunsi kabisa ntazi. Ibintu byanjye byambuye sinabisiga. Ni safandi. Nakuntu twakoroshya ibintu. Katureka tugatambuka nyine. Nta kuntu yabigenza rwose tukitambukira. Koroshya ibintu afande, koroshya ibintu. Bashaka kugusha inzego z'umutekano muri ruswa. Afande ruswa yiheze ko. Utandukanye n'ibyo avuze. Avuze ko nyine. Tureka tugatambuka. Urumva? Turaza kunyinisha. Sonana. Bashaka kutugusha mu cyaha cya ruswa. Manu ibintu birimo no gufungwa numva imizigo twayisiga tugacyura ubuzima kabisa. Warabundaje nyine. Nubibona se? Isubazi zikivemo. Urumva ushaka kuduha ruswa. Afande. Niba harimo rwose no gufungwa basi mu buhore imizigo tuyisige basi. Yamaze gufatwa n'icyaha. Najya kumufunga. Nta soni wowe urashaka kungusha mu cyaha cya ruswa. Umufuka yarafite umwaka. Wagabanyije. Ubwo nyine ni kwa. Ni umunsi wa mbere. Nahise wakitangira umuntu uri Yesu. Simana mwambye ko byoroshye n'ibiki mu Shika aho ngaho. Azenga ufite nawe. Kandi bayi ko nyine ntabwo mba nzi kabisa ntabwo byagenze. Tambika yawe. Ibintu ufite byose. Sa ntabwo bikeneye pe. Ufite byose kirari. Siganye telefone. Kirari yanavuze ngo kirari. Telefone se ari muri forode. Icyo ndi kubwira nawe kubyo. Kura mu kirari yawe. Fadu sikundi n'imfubyi ngewe. Imfubyi se birangiye. Ibyo korohereza se kujya gukora forode. Fadu nk'ubwa mbere ngiye rwose ubu ndajya kugufunga. Afande umunsi byagenze ute kweli? Nakubwiye ngo uzayunduye imirishyo. Nayendeye imirishyo? Nta kintu usigaranye. Numunanyinisha mwebwe. Afande nta kuwukinisha ni ukuri. Nta bindi bintu usigaye mu mufuka. Afande rwose njye nta kintu nsiganye pe. Niko atari nambaye nta mifuka rigira. Harimo icyo zamura. Ibintu mwanzanye. Rimurayi. Kumva. Asemani wana nubwo ubona risk umuntu aba arimo kweli. Fanda nkuye kubira. Gende munakina na. Nutwo nayitsigaranye twose uratujyanya fanda. Baburivu. Allah. Ntabwo nkubye ngubwe. Afanda ariko wagigiye afanda. Sasa imbabazi kabisa kuko ndabona ibyo umunsi biriteye kabisa. Wonge gufunga. Ko wagigiye afanda. Mbabariye ko ungagenda ko ari ubwa mbere mbije mu ibintu. N'ubwa mbere nyine ntuzongera. Ngiye kugufunga ntabwo ari ibyo gufira ubufite. Uti hajyangura ikibo ubwa mbere. Uzi ko ndi imfubyi. Fobye kandi. Ayo. Komeza tugende vuba.